ubwo kubirebana n'ubumwe bw'abayisilamu, umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ushinzwe kubungabunga no kurinda ubumwe bw'abayisilamu no kwirinda icyo ari cyo cyose cyabuhungabanya, kwirinda icyo ari cyo cyose cyakwinjira mu bayisilamu kikabacamo ibice. Niyo mpamvu nagira ngo mbahamagarire nk'abayobozi muri mu nzego zitandukanye, mugomba kurazwa ishinga, mugahangayikishwa, mugahora mufite ijisho rigenzura, rikurikira, mukareba neza hatazagira ikintu gishobora gucamo ibice abayisilamu no guhungabanya ubumwe bwabo. Mukamenya ngo ubumwe bwacu ni zahabu dufite, ni ikintu gikomeye cyane tugomba gukomeraho, tukirinda icyo ari cyo cyose gishobora gucamo ibice abayisilamu. Twabyumvise neza? Icyo ari cyo cyose cyacamo ibice abayisilamu, icyazana amacakubiri icyo ari cyo cyose tukakirinda, tukakigendera kure. No mu bintu bishobora gutera icyuho bigacamo amacakubiri abantu, burya n'ibihuha nabyo bitera icyuho. Turaza kubigarukaho ibihuha, turaza kugarukaho ku bihuha bihari kuri aya mabwiriza tuzaza gusozerezaho, turaza ku cyo tuyababwiraho. Nkagira ngo mbabwire yuko rero kubirebana n'ubumwe bwacu, umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ushyize imbere kandi rwose ubikomeyeho. Iyo ni indangagaciro dukomeyeho cyane, ni indangagaciro dukomeyeho cyane, ubumwe bw'abayisilamu. Umuntu wese wagaragara ko ashaka gucamo ibice abayisilamu, aho yaba aturutse hose, nta mwanya tumuha habe na gatoya. Kandi guteza amacakubiri n'icyaha n'ubundi kinahanwa n'amategeko ayo ariyo yose. Bivuga ngo wateza amacakubiri mu bayisilamu cyangwa no mu bandi banyarwanda no mu bandi baturage, icyo ni icyaha wanakurikiranwa no mu rwego rw'amategeko. Ibyo rero nkaba ngira ngo mbasabe ko dukomeza kurebera ubumwe bw'abayisilamu, tugakomeza kuburebera, tugakomeza kureba no gukumira icyo ari cyo cyose cyabatezamo umwuka mubi cyangwa se cyabacamo ibice. Imana muri Qur'ani iravuga iti wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, ngo mufatane urunana ku mugozi w'Imana. Umugozi w'Imana batubwira ni Qur'ani, ni ubuyisilamu, kuko nibwo buduhetse, nibwo buduhurije hamwe, butubumbiye hamwe. Dufatane urunana ku buyisilamu, dufatane urunana kuri Qur'ani. Ibyo rero Imana irongera ikavuga iti wala tafarraqu, kandi muramenye mufatane urunana ntimuzatatane. Mufatane urunana turaruzi, urunana tuzi icyo bivuga. Ndashaka abayimamu hariya bafatane urunana turebe. Wongo ko mwamusize ku ruhande. Aha, Bayisilamu, iki nicyo bita gufatana urunana. Mu yandi magambo, murakoze bayima, murakoze. Mu yandi magambo ni ugushyira hamwe. Kuriya niko Imana dutegeka nk'abayisilamu. Rero ngende ubwarimu rero nkunda gutanga urugero rufatika. Murakoze urunana, icyo bita rero gusenya urunana cyangwa guca n'ibice abantu, ni ubuzima bw'uyu buzima. Ndashaka unima munazi. Aho abahinzi b'imana ndetse n'abana batoya, byahagati ubu rero niyo hagati ni Isilamu, ni Qur'ani, niyo hagati. Buri iyo mwibubwe urunana twese, hanyuma tugafatana urunana twese tukuriza kuri iki, twubaka Qur'ani nako twubaka Isilamu, munatukubiye tunashinga kuri Qur'ani, sibyo? Hanyuma nanone ikindi, iyo Isilamu ihagarariwe n'abayobozi b'idini ya Isilamu. Gatoya, urunana tugiye kugira urunana rwo ku musigiti wa Gatsibo.
unyumve neza mukurikire ngo abayobozi urunana ruhagarariye abasilamu bose bo ku musigiti wa hano Gatsibo. Imamu wa Gatsibo uri hagati n'umusigiti, apana Gatsibo nk'akarere, oya umusigiti wa hano bahita ku Ibuye. Hazi amasa nukuba aha Gatsibo ku Ibuye kugira ngo zibanje ko n'amazi y'abakata ari byiza ajya babo haba ikibazo cy'amazi iseko cyane ndahazi cyane kunda kwibuka cyane. Noneho uriya rero hagati impamvu wahana impamvu y'abantu impamvu ndamuzi cyane n'ibyawo kubigisha kabisa, ndamuzi kuva kera cyane iyo myaka nakuze ndamuzi ntabwo njya kwibagirwa ngo mpamvu yari ni ukuvuga ngo ubu rero abana abasilamu bose ijambo ya hehe abana Gatsibo akarere umusigiti wa Gatsibo ubwo na Gitiga na Muduha na Mugera na Bibare na Kageyo hose tubibare tujya iyi jambo ya umusigiti sibyo turi kumwe. Islam iravuga ngo Imana ngo watasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Imana iravuga ngo falzam jama'atal muslimina wa imamahum. Imana iravuga ikiza ko bidafitiza zose. Imana iravuga ngo uzagenda na jamaa y'Islamu bako uri wifatanye nayo uzitandukanye nayo wa imama maze wese uba ku ruziga ushyigikiye wa imama wazi turi kumwe bana. Ubu imama hagari musigiti wa Gatsibo bitumukura tukaza musigiti wa Gitiga na waraje hagati ubwo hano baba musigiti w'Abasilamu bae nikitanya Muduha amuni bese abeze neza unyanze ubwo nikitanya Muduha naho imamu nawe jamaa y'Islamu nawe wazikuzi kwa kuko bese tugenda kero kugera n'ahandi hose. Hanyuma ubwo rero twibutse buri Muislamu buri jamaa y'Islamu yo ku musigiti ikuba urunana rushingiye kuri imamu wati twibutse none rero tugiye ku karere Mustafa Nasi imamu nawe nagiye musigano imamu nagiye ku karere ubwo turi gukurikira ubwo uri kubereka icyo Islam idusaba, icyo Islam idusaba. Ubu imamu w'akarere ka Gatsibo Mustafa iyi jambo y'Abasilamu bose bo ku karere ka Gatsibo Imana iravuga ngo falzam jama'atal muslimina wa imama. Uzifatanye ukomere unambe kuri jambo y'Abasilamu yahubarizwa n'umuyobozi wabo. Bari mu rwego rw'akarere Mustafa niwe twese kama tumuwakaho kwa Imana abariwe dufasha tukamufasha no komite hano harimo akarere kose kubaza amahanga abagabo nziza n'abandi bose mubigane ubwo turavuga w'intara nawe nasi yego imamu w'akarere barajya mu ruziga n'urugero rusaba n'abahagarariye abandi. Ubu uru ruziga umubare w'abandi iyo mwakurikiye kamaze Abasilamu yigisha n'impamvu niba dushyize hagati impamvu Abasilamu mu ntara y'Iburasirazuba buriya runana ruhagarariye ab'Abasilamu bakira mikoro y'ibitubwira
arakoze cyane ibi arakoze cyane uriya gusiga buriya ahagarariye abasilamu n'abasilamukazi abana abasaza abasore urubyiruko bo mu ntara y'Ubuvuzi niba nifatiza jamaata al-muslimina wa imamahum muzifatanya imbaraga y'abasilamu bo mu ntara yabo bose bakorere hamwe n'umuyobozi wabo sibyo imamu bahorana uramutaraje rero urero urero ibagi muri impande nibaga nyine imamu tuki wowe ni imamu nde salamu alaykum duhagarariye bande abayisilamu mu Rwanda urubuga uruganda ruhagarariye abayisilamu mu Rwanda Imana yako kubaza jamaata al-muslimin uzane hamwe n'imbaga y'abayisilamu mu Rwanda wa imamu n'ubuyobozi wabo n'ubuyobozi wabo abayisilamu ibi ntabwo byumvikana wala tafarraqu imani muzango mufatane runana muzakatane mutakana muzafata kumwe akakumana ndetse agaita nanga wala kujega sigende mutane mutakana kuko ubuzika barona rwajeje washimishuo sisi ibisapata ini tulisema kubatana mitaji ini sianzi kusa ndio tulivyumvikana ili kwa nafanya uchino aliko ili kintu katika idia hanibiye iyo tuvuga abantu bakomeye ku buyobozi kimwe hiyo kama cyaheye sisi rero iyo impamvu yatangiye kwigugura ntabwo kwigugura bandi kugeza utazi kwisenya ariko se ni indwara y'isi nubireza muzaba muri impamvu y'ubuyobozi kugira ngo yabudu ntabwo akabaye ntabwo bizoka bakira aho ariko kwakaya bakageze ko yashaka ariko bizoka amategeko ariko yatsinze yataje gufata abantu urabona umunsi kuri kwani yerekana n'ubwise bw'ubuyobozi biramubyuka urabona n'icyo hanyuma rero wongere gushyira mu runana hanyuma impamvu oya yabide hanyuma iyo rero abantu bakorera hamwe bicaye rwa runana bari kumwe n'umuyobozi wabo ku rwego urwo ari rwo rwose imana muri korani yavuze ngo iyo bashyize hamwe ntibari imbaraga imana yaravuze ngo inkunga ya Allah ibiri kumwe yabishyize binangira abantu bashyize hamwe imana irabasanga icya kabiri ni usanga turabizi mu muco wa Rwanda abishyize hamwe nta kibagarira sibyo baba bifashyize hamwe bagata umunani urasana byose bibirikana hanyuma imana y'abariho andi wala yanasa fatafshalu wazadaka bikum iyo aya ndashaka umurongo wa Qur'an wumvise usura niyo muramenye muzakatane muzajyana amakimbirane bitazatuma mutsindwa mu migambi yanyu bisobanura abantu bakimbiranye ntabwo bageraho mu iterambere ubundi ibikorwa bagezeho hano buri musigiti kuba itwarete nahageze kamazi kose dukore parikingi kakari kose dukore amarange kakari kose dukore amapave kakari kose nuko bishize burya abantu barashyira n'ibihari barabisenya Allah barabisenya imana rero waramenye tuzajyane
utazatsindwa ku migambi yanyu, batazahagarika ubu imbaraga zanyu zikajya kure zigacika. Rero Rwanda rwacitsemo bamwe batangiye gukunda ukundi, nawe ngiyo hano ugakunda igandi, bagatangira kureba, atangira kuvuga ngo bakunda ngo twese n'inama yanyu, bakajya ngo hari twese hari na bariya, igihugu twese bariya twe ntabwo tukiva twese kuko atari ugeze kwicara gusa. Imana nicyo tugamba gushyira hamwe imbaraga abandi b'Imana muri rero wicayemo dushyize hamwe nta kintu na kimwe tutageraho, dushyize hamwe kandi igihe cyangwa ureke kubasoza ureke kubasoza kureka imbaraga mubona hano ndabicaye ntabwo abatabashije kuza n'abakingutse murabona twananiwe kwishyika ku ngoro ngiyerekeye ikibuga ureba ababyeyi bari hariya ukareba abagabo bari hano ibikwerere abasore ubwo ngubwo murabona iki cyane neza mukomeze dushyire hamwe rero tuzagira kwigisha